reka ngwifurize ikaze kuri wowe udumwe gukurikirana amakuru yacu hano kuri The Hot Life. Twizere ko rero aho uri hose ukomeje kugenda umererwa neza. Tugashyira amakuru y'imyidagaduro, amakuru rero uba utasanga ahandi tuba twabacukumburiye muri rusange, tukabasha kuba tubagezaho aya makuru. Ndetse kandi aho muhereye hose ndabashuje cyane, haba hano mu Rwanda, haba hano muri Afrika, muri Aziya, muri Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi, aho udukurikiranye uherereye ndagushuhuje cyane. Muri amakuru rero turaza kubwira ko uwitwa KITOKO bibarwa arimo aritegura kuza hano mu Rwanda ndetse akaza burundu, nyuma yuko rero uyu muhanzi wakunzwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye harimo In Love, Wenema ndetse n'izindi zigiye zitandukanye uyu muhanzi yagiye akundwamo. Uyu muhanzi rero akaba yitegura kuba yagaruka hano mu Rwanda nyuma y'imyaka isaga 12 yose yibereye mu Bwongereza, aho rero yaragiye mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse kandi mu buzima bwe butandukanye n'umuziki. Hari ibikorwa rero yakoragayo byose turaza kuba tubagezaho. Niki rero uyu muhanzi yatangaje, nihe mpamvu azaza ndetse azaza ryari, byose n'ahandi ushobora kwisanga ni hano kuri The Hot Live. Andi makuru rero nuko uyu muhanzi ubwo azaza kandi aje no kwitabira igitaramo gikomeye cyane kino kiritegurwa cy'uyu muhanzi witwa DAVIDO wo muri Nigeria. Ubwo rero iki gitaramo kizaba ku itariki 5 Ukuboza umwaka wa 2025. Ni igitaramo rero cyateguwe n'Intore Entertainment muri rusange. Turaza kubagezaho byinshi byibize kuri aya makuru. Tugushimira cyane wowe tugira tubana amakuru agiye atandukanye. Niba utari wakanda subscribe nyamuneka yikande, tujye tubasha kubana amakuru n'ibiganiro tuba tugenda tugutegurira. Njyewe nitwa Wispazo, nige tugira tubana amakuru agiye atandukanye y'imyidagaduro. Amakuru rero reka nyarambure nyehere kuri iyi nkuru yakomeje kugenda igaragara ku mbuga zigiye zitandukanye nkoranyambaga, aho rero uyu muhanzi witwa KITOKO bibarwa amaze imyaka isaga 12 yibereye rero mu Bwongereza. Amakuru rero yakomeje kugenda atangazwa ndetse anagaragaza ko uyu muhanzi witwa KITOKO bibarwa arimo aritegura kuza hano mu Rwanda ndetse akaza burundu nyuma rero yo kwerekeza hano mu Bwongereza, akaba yarahamaze imyaka isaga 12 yose. Amakuru rero mashya avuga ko iyo gahunda yo kuba yaza hano mu Rwanda byamaje kuba byemezwa n'uri gutegura igitaramo gikomeye cyane kizahuriramo abahanzi bakomeye cyane, harimo n'umuhanzi ukomeye cyane witwa DAVIDO. Igitaramo kikaba kizaba ku itariki 5 Ukuboza mwaka wa 2025. N'amakuru rero yemerejwe mu birori byo kumvisha abakunzi ba DAVIDO albumu ye nshya, ndetse kandi iyi albumu ikaba yumvishijwe cyangwa se yumvishwaga bamwe mu bakunzi b'uyu muhanzi witwa DAVIDO. Ndetse kandi iyi albumu bikaba bivugwa ko yamaje kuba yajya hanze mu minsi ishize, ndetse kandi DAVIDO akaba ari wenyine wayishyize hanze. Albumu rero nshya ya DAVIDO igizwe n'indirimbo zisaga 17 yasohotse ku wa 18 Mata mwaka wa 2025, ndetse kandi iriho indirimbo yakoranye n'abahanzi nka Chris Brown ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Umuhanzi rero DAVIDO ni umwe mu bahanzi nabo bakunzwe no ku mugabane wa Afrika ndetse kandi no ku mugabane wa Amerika, dore ko uyu muhanzi akomeje kugenda yigarura imitima y'abantu benshi cyane ndetse yagura n'umuziki we muri rusange. Hariya rero muri Nigeria akaba ari umwe mu bahanzi banabarizwa mu bahanzi ngo batunze amafaranga atubutse, ndetse kandi nk'uko byakomeje kugenda bigaragara mu ntonde cyangwa se mu rutonde muri za top 20 z'abahanzi bakiza hano muri Afrika, nk'uko rero uyu muhanzi ataburaho. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa kuri muhanzi witwa DAVIDO, nyuma yuko rero bikomeje kugenda bitangazwa ko azahurira mu gitaramo gikomeye cyane azahuriramo n'uyu muhanzi witwa KITOKO bibarwa, dore ko yaramaze imyaka myinshi cyane abakunzi b'uyu muhanzi bakaba bari bamukumbuye ku buryo bukomeye cyane. Rero ni ibyishimo bikomeye cyane ku bakunzi b'uyu muhanzi witwa KITOKO, dore ko yabaryohereje mu minsi yari afite hano mu Rwanda mu bitaramo bigiye bitandukanye umuhanzi yagiye akora, ndetse kandi byagiye bigaragara kenshi muri cya gihe cyo kuba nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yiyamamaza. Uyu muhanzi KITOKO bibarwa ntabwo yahatangwaga, yabaga rero habaye, dore ko uyu muhanzi rero afite abakunzi batari bakeya. Uyu
uyu muhanzi rero hirya no hino twagiye tubaza abantu benshi tubabaza se mumwiteguye gute. Abenshi rero bagiye batangaza ko mu by'ukuri uyu muhanzi yarakumbuwe cyane, yakumbuwe kuri stage, bakumbuye kumva ijwi rye, ubona ko afite ijwi ryiza, n'umusore mwiza kabisa. Umuhanzi rero akaba yaramaze imyaka isaga 12 yose hariya mu Bwongereza mu bikorwa bigiye bitandukanye, haba mu bikorwa by'amasomo. Uyu muhanzi yari arimo hariya mu Bwongereza, ndetse kandi bikaba bivugwa ko uyu muhanzi yamaze gusoza ibyo bikorwa byose yarimo arakorera hariya mu Bwongereza, agiye kugaruka hano mu Rwanda. Ni byakomeje kugenda bitangazwa, ni biba bikomeje kugenda bigaragara kuri social media, ariko kandi n'amakuru meza cyane tugenda tubategurira hano kuri The Hot Life. Tugushimira cyane ko tugenda tubana, wowe kanda subscribe ujye ubasha kubona update ku makuru agiye atandukanye tugenda tugutegurira. Reka ngushimire cyane, komeze ugira ibihe byiza. Ciao ciao.